Mzee, hari mu minsi yashize twigeze kugera hano tuganiraho ngo ubona umuntu ugutangira mituweli byagenze bite? nta byo kurya mbona ese ko naheze mu nzu ntabivana heko rega nicira inshuro none ntabwo nabakabuye ubu ntabwo ubona ibiryo ntabyo mbona. Gahunda VP urayizi? Baranyandika abandi bagahabwa VP njyewe izina ryanjye rikabura uko bigenda, nababaza bakavuga ngo muri mashini ntabwo ndimo. Ndagenda najya kuri sako bakambwira ngo ntabwo izina ryanjye ngo riboneka muri mashine, abo twandikiwe kimwe bakayahabwa bayahawe gatatu, abandi kabasanga ahangaha bakanyandika nkabahiranga mu narahebye ni ukundenganya nyine wese ko nanjye ndi imbabare nk'abandi ariko ntibagire ikintu bampa. hari abayobozi bajya baza bakagusura? nta wajya mbona uretse abanyamakuru niba ari mwebwe nibo baje ahangaha kera ngira ngo ni mu kwa munani ndi butari kwa karindwi. Iyi nzu ubamo ntabwo ugira impungenge, nta buryo bwo kuryama, nta mutekano? ntawo ni ubuyobozi bwayubatse. ubuzima bwawe si ubwo nyuma yo kubakira inzu bagwaye inzu nayo ubona ko itameze neza, nkawe ibyo kurya bimeze bite? ubuyobozi nta kintu bujya bugufasha? nta kintu mbona rwose habe namba nagomba benshi ntako nakwigira. rero nanjye naremeye ngumiramo aho ngaho kuko ntako nabigenza. n'aka kondo kateyeho n'abanyeshuri b'Inyarubuye bari barangije amashuri nibo bampumyeho urugondo nayo yari yarahiremye. urwo rugero ruhawe n'umuturage. abaturage iyo bafite ko kurya uwo mugiriye impuhwe ko kurya ku gasahane ni ukuharutamira ni ukumva bakamvomera n'amazi. abana nk'aba ngaba si amafaranga yo kubaho mu buzima busanzwe naho ndi ntabwo zimeze neza. Umuturage witwa Murara Apolineri utuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, akagari Kamugera, umudugudu wa Kayisha, aratabaza avuga ko abayeho ubuzima bubi, asaba leta ko yagira icyo imufasha. Ubushize twaramusuye tumugeraho bimwe mu bibazo yari afite. Icya mbere cyari ikibazo cy'ubuzima, ikibazo cya mituweli, icya kabiri cyari ikibazo cy'inzu, inzu abamo ijya kungana n'agakoni cyangwa se n'ubwiherero kuko irimo akumba kamwe n'agasaro nako kadafatika, ni inzu y'amabati 5. uyu muturage rero yari afite ikibazo cyo kugira ibyo arya, ikibazo cyo kubona amafaranga y'ingoboka, ikibazo cyo kubona ubwisungane mu kwivuza ko twamusanze arembye ubwo twamusuye. Ariko ejo muri twagiye dusanga abaturage basanzwe baramutangiye mituweli. Tumubajije icyo ubuyobozi bwakoze atubwira ko nta na kimwe. Ahangaha rero bwa mbere tuhagera twari twavuganye na gitifu w'umurenge, avuga ko agiye kureba icyo bafasha uyu musaza Murara Apolineri, ariko na n'ubu ngubu nta kintu bamufashije. Gusa abaturage bavuga ko uyu musaza yari afite umuryango abana nawo, aza kugirana amakimbirane n'umugore, umugore aramuta ajyana n'abana, umusaza akomeza kuba wenyine. Ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70, ubona ko ashaje nk'uko mubibona, ubona ko ananiwe, ubona ko ibibazo afite ari byinshi. Abaturanye na Murara Apolineri bo bavuga ko uyu musaza aribo bamubeshejeho, dore ko ngo nta kintu ashobora kwikorera. Urebye iyi nzu ye ukuntu imeze, ukuntu acana mu nzu iyo yabonye utwo kurya, mu by'ukuri ni inzu isa nabi, itabereye umuturage wo muri iki kinyejana. Nk'uko bikomeza kuvugwa n'abaturage, baramusabira ko nibura yakubakirwa inzu nziza, agahabwa inkunga y'ingoboka kugira ngo abashe kubaho ubuzima bwe bwa buri munsi, dore ko bavuga ko uyu musaza abeshejweho nabo kandi nabo ubwabo bariho mu bukene butaboroheye. uyu musaza n'ubundi iyi nzu abamo ubu ni ukuvuga ngo akabanza arimo n'akangaruka. n'ubundi iyi nzu yubatswe n'ubuyobozi, araza n'ubundi ayijyamo gutya. uyu musaza uko abayeho ni ukuvuga ngo umuntu ushatse kumugeraho niba twakaduhiye akamuzanira akaba yari akaryama. ni uko nguko abaho. hagira umuntu w'umugiraneza umugobotse akagenda akamuzanira ibuni y'amazi
kuki hari gahunda ya VUP ihabwa abageze mu zabukuru ndetse batishoboye, kuki batayibona nk'abaturage ko batayibona, umuntu ari iki kibitera? ikibazo cy'abandi nk'iki cyiciro mbese cy'abo basaza bagezemo, hari abo bashyizemo ubu ngubu amafaranga bamaze gufata gatatu, ngo niba ngo bafataga 14 by'abasaza. Uyu musaza rero impamvu babaha amafaranga bakamuhusha, nanjye ntabwo mbizi, acyana akwiye gufashwa uyu musaza. None se ubu ngubu uyu musaza murabona ari maturagira ni ku musambi. hari abantu bashobora kubona iyi nkuru bakavuga ngo ibi bintu ntabwo bibaho rwose. Ese mwebwe ntimuhibonera ahataha? ni iki wumva cyakorwa kugira ngo uyu musaza agire ubuzima bumworoheye butamugoye dore ko ari mu zabukuru? Ikintu cy'uyu musaza rero umuntu ashobora kumufasha nk'abayobozi, ikintu uyu musaza mushobora kumufasha ni uko mwamushyira mu bandi basaza nawe agahabwa VUP nk'abandi wamugani, udufaranga nawe tukamugirira akamaro, akubakirwa. namwe murabona ukuntu aho arara hameze, nawe akajya mu buzima nawe agasaza neza. Nabyo abayobozi baba bamurangarana. None se kubangije kumwubakira akazu nta n'agasima bamushyira, nta n'agacanga bamushyira, nawe yababwiye yuko batamukingiye, urugi ararwisabira. Inzu yubatswe na leta yenda yo gushyiramo umusaza nk'uyu igomba yenda kuba ifite nk'amabati 20, ikaba irimo sima, ikaba inapavoma, umusaza ikaba ifite na wese, urumva nta kindi. Twararebye turavuga tuti kubera ko twari twabibwiye gitifu w'umurenge ntagire igikorwa, reka iki kibazo tugeze ku karere tuvugana na Mukamana Marceline, umuyobozi w'akarere wungirije, atubwira ko iki kibazo bagiye kugishakira igisubizo. Murakoze cyane. Icyo nabanza kuvuga ku bantu bageze mu zabukuru, hari abantu bitiranya ko umuntu wese ageze mu zabukuru ahabwa amafaranga y'inkunga y'ingoboka. Nibyo, ariko ni ku bantu batishoboye, ariko nanone abantu badafite abo mu miryango yabo bafite imyaka yo gukora, bakiri bato bashobora gukorera urugo, umugore se, abana. Rero hari abazitiranya akumva ko yageze mu zabukuru agomba guhabwa inkunga y'ingoboka. Ku kibazo cy'uyu musaza Murara, abana yari abafite ndetse banamubareyeho, ariko amakuru twakurikiranye ni uko bakaje kubana neza, kumvikana neza, baratandukana, basigara wenyine. Birumvikana yuko izo kondisiyo arazuzuze, nubwo batifashije nk'aba bana ariko bari bafite imyaka yo gukora, bashoboraga guca inshuro. Rero ubwo batakibana birumvikana nk'ubuyobozi tuzakurikirana kugira ngo abe yashyirwa ku rutonde rw'abakwiye guhabwa inkunga z'ingoboka. Ariko nanone tukakuramo n'isomo ryo kongera kwibutsa abaturage ko kubana mu makimbirane atari ikintu cyiza, yaba ari amakimbirane y'abashakanye, yaba ari amakimbirane y'ababyeyi n'abana, bizana ingaruka nyinshi. Umusaza ko ntamubonye ubu ari kuba wenyine kandi afite abana, afite umuryango nubwo batari kubana, ndetse n'ubuyobozi tuzanakomeza gukurikirana kugira ngo turebe ko bakumvikana, babane neza, umusaza banamusazisha birumvikana. Ngira ngo nari mbikomojeho yuko urebye afite umuryango bamukomokaho, gusa bagiye bagirana amakimbirane. Ni naho nari mbereye mvuga ngo dukwiye no gutanga n'isomo n'abandi badukurikiye yuko amakimbirane yo mu ngo ari mabi cyane. Kumva umusaza asaza nk'inshike yarabyaye ntabwo ari ikintu cyiza. Icya mbere ni uko tuzanakora kuri icyo kugira ngo tumwumvikanishe n'imiryango ye, tubahuze. Ariko nanone ku bigendanye n'inkunga y'ingoboka, birumvikana uyu mwaka ntabwo nabwo ngo yacikanwa kuko atari yujuje ibyangombwa. Mu gihe cy'itoranya turikora magana mu kwezi kwa karindwi. Iyo nzira yo kuba yasubirana n'abana bari batarashaka batakibana, niba itakunze tuzashyira ku rutonde nk'abandi. Leta yashyizeho uburyo bwo gufasha abaturage bageze mu zabukuru bahabwa inkunga y'ingoboka, ndetse ishyiraho n'uburyo bwo gufasha abakene bahabwa Girinka ndetse na VUP, ariko uyu musaza wo bisa nkaho bamwirengagije.
ndi Sam Ndagije Hope TV Rwanda mu karere ka Gatsibo.